Ndakuramukije mukundwa wakundwa n'Imana uri muri Kristo Yesu uri kwisi hose udukurikira kuri Yesu TV. Abantu bose bari hanze y'u Rwanda, abari mu bihugu bidukikije, abari mu Rwanda turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Hanyuma n'abakunzi b'igihe cy'ubuntu nabo turabaramukije badukurikira ku gihe cy'ubuntu TV. Izo zose tuba turiho watubona ku gihe cy'ubuntu, haba hariho n'ibiganiro bya kera twatangiriyeho byinshi wabibona byose. Tunejejwe n'Imana mu mutima rero kuba iduhaye nanone ubuntu bwo gusangira namwe ku magambo y'Imana, bikaba tugiriye ubwo buntu ibishimirwe. Reka rero ugiye ubasuhuza n'iyego nk'uko bisanzwe. Nejejwe n'Imana rero mu mutima. Hanyuma tugiye kuganira ku ijambo bita ubuntu umuntu abwumvishe abantu benshi iyo bagumvishe bahita bavuga bati ni ba bantu bakora ibyo bashaka. Niyo sura bambitse iryo jambo gitwa ubuntu. Ariko nahoze nditekerezaho nkomeza nditekerezaho nza kumvamo ikintu ntajyaga numva mu buntu. Ubundi ikintu duherega ubuntu nicyo buntu. Ndeka mbisubiremo, ikintu duhererwa ubuntu nicyo buntu. Ubuntu si ubuntu tubwita icyo twaherewe, tubwita uko guhabwa ku buntu, yego. Nyamara icyo twahawe nicyo cyitwa ubuntu. Yes. Mbisubiremo, urumva ngiye nguhaye ikintu, yego, umbwira ko nguhereye icyo kintu ubuntu, nyamara icyo nguhaye ahubwo nicyo buntu, yego. Iki kintu nagitekerezaho nongera nkigaraguraho nsanga tubitekereza nabi. Mbisubiremo, ntanga akagero. Ubu ngewe emisharo nguhaye no Bibiliya, yego, nyitwa ko nguhereye ubuntu, yego. Nyamara icyo kintu nguhaye nicyo buntu. Ubuntu rero twebwe tubwita, urumva, Yes. kuba twahawe. Ntitwakira icyo twahawe nk'uko ari cyo buntu ahubwo. Ibyo rero bisobanuye iki? Bituma ubuntu, urumva, butaba ubuzima, yego. Ndeka nsome amagambo y'Imana kugira ngo aya magambo niyo nabonye mu buntu, sinajyaga mbubonamo cyane nubwo ariyo yuzuyemo ubuntu bundi, nubwo ariyo buntu bundi, ariko iyo dusoma ubuntu ntabwo tuyasoma cyane ngo tuyitseho. Abakorinto ba kabiri igice cya 5, abantu bose bakiriye ubutumwa bwiza bakunda gusoma ivuga ngo Abakorinto ba kabiri igice cya 5, ndahera ku murongo wa 19 ngeze ku 21, ariko aho hantu hejuru naho ndaza kuhasoma hejuru yaho kuri imirongo iri hejuru. Aravuga ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba umuyaga yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubishije ijambo ry'umwuzuro. Yes. Umurongo wa 21 kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gucyanuka kw'Imana. Aya magambo nayasomye ndongera nyatekerezaho, bitewe n'iki rero. Icyatumye nyatekerezaho cyane nkakomeza nkatekerezaho cyane, byatewe n'iki? Byatewe uze nimivuga abantu ni batsekara. Byatewe nuko umuntu yampamaga akambwira ngo warayobye, yego. Abigenzuye ate?
uti yabigenzuye ate ntago mbizi ariko uyu muntu yarampamagaye arambwira ngo warayobye kandi nawe avuga ko yizeye ubutumwa bwiza. Aya magambo rero ndonyanya asubiramo ndoya ndicara emi hano bavuze ikintu gikomeye cyane ngo kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaro w'ibicumuro byabo. None iryo jambo ryanteye gutekereza cyane ariko koko iri jambo ni ukuri. Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Noneho umbere yo kuntu nabitekereje impamvu nakomeje gutekereza gutyo. Nundi basa ariko kuki ibi bintu bibyara intambara ko Imana itabara kibi ku bantu. Yego ndaza gusubiramo impamvu nabonye ku buntu. Yego twebwe tubwita guhabwa nyamara icyo twahawe ubu ni cyo buntu. Yego none ubuntu tuzi rero twebwe no guhabwa ariko ntago utuzi ubuntu nk'ikintu twahawe. Yego agaciro tukita guhabwa agaciro ntitukabarira mu kintu twahawe ngo abe ari cyo twumva. Iyo kintu twahawe nicyo bita ubuntu. Yego nubwo twagihera ubuntu yego ariko icyo kintu twahawe ni ubuntu. Kubera iki Yohana intumwa yanditse amagambo aravuga ngo ubwo twabonaga Kristo. Yego yes yari yuzuye ubuntu n'ukuri. Kandi avuga ikintu gikomeye cyane avuga ngo kandi ubwo buntu bwari bumwuzuye nibwo natwe twageze gute twahaweho. yego Yamaye ubwo twamubonaga Yohana ubwo yitegerezaga Kristo yaramwitegereje aravuga ati uyu muntu yuzuye ubuntu n'ukuri. Atangaragiza avuga ati ariko ibyo bimwuzuye nibyo natwe twagize gute twahaweho. Ariko ni ibiki byari bimwuzuye kuko ntago twita ku bintu byari bimwuzuye ngo twumve ko aribyo twahawe. Yego ahubwo twita kuba yaraduhereye iki ubuntu. Icyo kintu yaduhaye nicyo bita ubuntu kuko yavuze ngo ibyari bimwuzuye yego nibyo natwe twahaweho. None haravuga ikintu gikomeye ngo n'ubuntu bukurikira ubundi. Aho twebwe twahawe ku bintu byuzuye Kristo. Yego nibyo twahaweho kandi ibyo bintu nibyo bita ubuntu bundi. yes ntago ubuntu ari uguherwa ubuntu gusa ahubwo ubuntu ni icyo kintu wahawe icyo cyitwa ubuntu. Yego uturero babishanisha n'iki n'aya magambo. Imana iravuze ngo muri Kristo niho yiyungiye n'abari mu isi n'abantu bari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Koko Imana ibona abantu bakora bino bintu. Yego biriho tubona ahubwo ugiye kubivuga nabi. Ahubwo Imana ntibona abantu bakora bino bintu biriho tubona biturekeraho kimwe n'ibyo nagiye kuvuga. Oya ariko ngo ibone abantu bakora bino bintu ikabyirengagiza nkaho ntacyabaye bivuze ngo nyine yabibonye ko bihari. Yego kandi yo ntabwo ikibibara. Yego ikintu rero kibara ahubwo ntibibona uri impumyi kuri cyo ntabwo kibona. Nk'abantu kuko Imana ntibona ibi bintu abantu dukora niho wabiturekeraho koko ndabyibona
niko niho wahita kuko noneho kugira ngo icyo kintu ukuntu gitangaje ari nacyo nyine cyitwa ubuntu bundi ku murongo wa 21 niho cyanditse aravuga ngo kuko utigeze kumenya icyaha yego Imana yamuhinduye umve ikintu twahaweho ni igiki cyuzuye Kristo ubundi Kristo baramuvuze ngo ntiyigeze kubigira gute kumenya icyaha uzi ko icyo kintu ari cyo twahawe Emi uzi ko icyo kintu ari cyo twahawe kutamenya icyaha kuko nibyo byari bimwuzuye sibyo nibyo natwe twagize gute twahaweho yego utigeze kumenya icyaha noneho wumva icyo natwe twamuhaye Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu umva rero ikintu cyavuyemo kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'iki kw'Imana ubwo se icyo kintu urumva twahawe yego twabaye cyo kugira ngo twebwe tugire gute duhinduke twebwe tube gukiranuka kw'iki kw'Imana inshuro nyinshi rero tubara gukiranuka twahawe yego tukubara nko kutabarwaho ngo duhinduke ariko yaravuze ngo kugira ngo muhinduke gukiranuka kw'iki kw'Imana umva rero ikintu gitangaje twebwe tuvuga gukiranuka kw'Imana yego tubara nk'abantu Imana dukora ibyaha yego ikatwihorera kuko tutabitubaraho niko twe tubitekereza yego nicyo twita ko twaherewe iki ku Imana itabitubaraho ibyaha nicyo twita ko twaherewe ubuntu nyamara siko bavuze baravuze kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana ubundi Imana ikintu yita gukiranuka nitwe nicyo ngiye kuvuga mu kanya kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana uvuga ngo twe yego turi ugukiranuka kw'Imana yego niba hari ukuntu kuvuga ko Imana ikiranuka yego niko turiko nitwe ariko Mana yanjye kandi sibyo kandi gukiranuka kw'Imana hari uko ubanza aricyo tudasobanukiwe icyo twahindutse cyo kuko yavuze ngo yari yuzuye ubuntu niki n'imbabazi n'ukuri ngo kandi ibyo nibyo twahawe nuvuga ngo yatwujuje iki yatwujuje ubuntu niki n'ukuri uvuga ngo icyo turi cyo none uyu munsi na Kimana iricyo turi ubuntu n'ukuri kuko nibyo biyuzuye inshuro nyinshi rero ubuntu twebwe tubwita uko guhabwa ntago tubwita icyo twahawe icyo twagizwe cyo yego bigatuma bigatuma niba Imana ivuze ngo yiyunze n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibyaha bigatuma twaba tubibabaraho kubera ko tutahindutse ubuntu kandi aribwo buyuzuye yego urumva twebwe ntabwo duhinduka ubuntu ahubwo tubara icyo kintu bita ubuntu tukacyita guherwa ubuntu nyamara icyo twahawe niba ari cyo twita iki ntabwo ari cyo twita ubuntu nyamara Imana iravuze ngo yaduhaye twebwe niba Kristo yahindutse icyaha twebwe turi ugukiranuka kw'Imana turi ugukiranuka kw'Imana noneho icyo rero cyitwa gukiranuka kw'Imana haleluya ntabwo turangiza duhindutse cyo ahubwo ubundi twebwe twuzuye ubuntu n'ukuri kuko nibyo twahawe nibyo bitwuzuye icyo twahawe rero impamvu Imana itarimo kubara ikibi ku bantu yego
twebwe tukakibabaraho nuko tutahindutse ubuntu. Kuko iyo turamuka duhindutse ubuntu kubera iki? Umva kino kintu bavuze mu buntu gikomeye cyane. Bavuze ngo umuntu utarigeze kumenya icyaha yamuhinduye. Ubundi iryo jambo ririmo ibintu nka bibiri cyangwa reka mvuga bibiri cyangwa bitatu by'ingenzi tugomba kumenya. Utarigeze kumenya icyaha, ese koko Yesu ntiyigeze kumenya icyaha gute? Ariko mwabana umwe, koko Yesu ntiyigeze kumenya icyaha? Kuko twebwe kubera amakuru dufite y'icyaha, yego, na Yesu tumutekereza nawe nk'uzi icyaha, ariko Imana iravuze ngo ntiyigeze kumenya icyaha. Kandi ibyo bintu akavuga ngo nibyo twaweho kubera iki Yesu atigeze kumenya icyaha? Ese ibyo bintu koko dushobora kubisobanura ko Yesu atigeze kumenya icyaha? Kandi tubona aho abwira abantu ngo muzapfana ibyaha byanyu, kandi tubona aho yita abantu abanyabyaha. Ni gute Kristo atigeze kumenya icyaha, Imana ikamuhindura kuba icyaha? Ibi bifite ikintu gikomeye cyane kivuga ko Yesu reka mbisome bino bintu kugira ngo mu Migani igice cya 8 kaba ariho mbisoma. Kambisome bino bintu ukuntu Yesu atigeze kumenya icyaha. Imigani igice cya 8. Mugani igice cy'8. Warugiye kandi uramfasha kuko tuba turi mu materaniro. Hari umuntu waruhamagaye kubera wihutirwa. Yego. Komeza ngaruka hakiri kare. Ngiye gusoma rero. Imigani igice cy'8 duhere ku murongo wa 22. Haravuga ngo Uwiteka mwitangira ry'imirimo ye yarangabiye. Yego. Uwo ni bwenge urimo kuvuga. Kandi bwenge tuzi ko ari Kristo. Yego. Uhereye kera kose nari imitswe. Uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Kandi wibuke ko mbere na mbere hariho jambo. Yego. Ikuzimu hatarabaho naragaragajwe. Amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka. Imisozi miremire itarahagwa ariko iyi nitarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru bw'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari mari. Igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu. Mu gihe yakomeje ijuru hejuru no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga. Igihe yahaye inyanja urubibi rwayo kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo. Kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi, icyo gihe mba rero nari kumwe nayo. Ndi umukozi w'umuhanga. Kandi nari umunezero wayo iminsi yose. Uwo ni Kristo turimo kwivuga. Nkishimira mu isi yaremwe guturwamo, kandi binezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Yego. Uyu ni Kristo. Yego. Urumva yagaragajwe ngo isi itari yagira gute itararema. Ndakubwiza ukuri iki gihe yaratari yamenye icyaha. Yakimenye. Yego. Amanutse mu isi. Nkunda amagambo aba mwitangirira mu gice cya 18 avuga kuri Sodomu ni Gomora. Ngiye kuyasoma nayo kugira ngo wumve
kuba Imana kuko itarigeze kumenya icyaha kuko Yesu aravuze ngo imbere y'ibintu byose uko biremwe yaragize gute yaragaragajwe kandi binezeza bike byaro kubana n'abantu ngo yari umukozi w'umuhanga yibera aho ngaho ngo yari imitswe icyo gihe itarare misi itarare mugo n'abantu batari barema n'ibintu byose bitari barema ukandi ibintu byose mubona niwe wagize gute niwe wabirema niko avuze yes yego yaragaragajwe icyo gihe rero numva rero ko Imana koko itigeze kumenya icyaha yakimenyeshejwe n'iki aho rero niho mita nibaza nti iyo bavuze ngo icyaha kuva na kera ngo icyaha cyabagaho ariko nta muntu kibarwaho yego n'abantu bari bakize nyine n'abantu badariho cyari kiriho se abantu batariho icyaha cyari kiriho baje bagisanga kandi cyarazanywe mu isi n'umuntu ubwo cyari kiriho kizanywe mu isi n'umuntu yego cyari kiriho ariko cyari cyamwubikiriye umva hano igice cya 18 cyo mu itangiriro Abrahamu asabira Sodomu bareka nsome hejuru yaho ngaho reka mihorere mere umurongo wa 16 ngeze wa 22 ngo abo bagabo barahaguruka baragenda abo ni abamarayika bari baje kwa Abrahamu baje kumubwira ko azabyara yego barahaguruka baragenda berekeza amaso i Sodomu Abrahamu yarakitwa Abrahamu arabayerekeza Uwiteka aribaza ati Abrahamu namuhisha icyo ngiye gukora kuko Abrahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'umunyamaboko kandi amahanga yose yo mwisi azaherwa umugisha muri we kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be nabo mu rugo rwe bazakurikira gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera kugira ngo Uwiteka azanire Abrahamu ibyo yamuvuzeho umva rero Uwiteka aravuga ati ubwo gutaka ko barega Sodomu ni Gomora ari kwinshi ubwo gutaka ko barega Sodomu ni Gomora ni Sodomu ni Gomora ari byinshi ibyaha byabo bigakabya cyane ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka ko baharega kwangezeho ndamanuka ndebe ko abantu baharega ibyo baharega ari iki ari ukuri ari ibyanyabyo ni ukuvuga iki uwajyanaga amakuru y'icyaha cy'Isodomu ni Gomora yego yashyiraga Imana noneho kumva ngo amajwi y'abaharega arakabije kuba menshi bateriko nzamanuka ndebe ko abaharega none se ko Imana imbere hose icyarimwe ikabireba hose icyarimwe nta hantu na hemwe hejuru yego yazunguzaga amaso mu isi ko nta kintu kiri kuhabera none se yavuze ngo Imana yiyunze n'abari mu isi ariko ye Imana yabaga ireba isi yose nta hantu hejwe ariko buri hantu hari ikibazo abantu bari bwo cyangwa se amajwi ngo y'abataka baharega abashinjacyaha yego bari bataka baharega bari gusakuza iravuga ati nzamanuka ndebe ko ibyo abantu barega batabeshyera ko ari by'ukuri koko uzi ko aho hantu ikintu cyantangaje Abrahamu amaze kumubwira no makuru yego Abrahamu yaribwiye ati se nusangamo abakiranutsi aba uzagira utareka ategareka ngewe ndimburana abakiranutsi n'abanyabyaha ateka ntacyo Sodomu iyo hasanga umukiranutsi umwe uyu umwe rukumbi Sodomu n'ubu ntacyo baba harabaye iyo ngibyo biroroshye ariko igikomeye ni ukumva ko ibyo bintu byose ibyo birego byose baharegaga yabanje kuza kuverifiya kimwe yari izi irabanzira nazira na verifiya kugira ngo abantu bataba bataka bavuga ibintu bitabaho cyangwa se akaba ari ishyari ry'abantu ubu ni yavuze nk'umunya business wazamutse abantu bakamwijundika uzi ko ikintu cyantangaje mu musaraba gitangaza tudatekereza kiruta ibindi ni uko noneho n'urwandiko rw'imihango baregeshaga batazongera kugaruka kundega bankangura banyibutsa ibyaha n'urwandiko rw'imihango rwabaregaga yagize ko yararujyanye ku musaraba ibi birego baza kuregesha bano bantu nabyo kugira ngo batazagaruka batazongera kunzanira amakuru y'icyaha narwo ndarubamba
hakuvana kera nta kibazo Imana ifitanye n'abantu ahubwo baca abashinzwe yari kubifitanye ikibazo n'abantu ikaza baza Adamu ngurihe wapi yaraje baza Adamu ngo Adamu urihe ati nihishe wabaye iki atabona wariye kuri cya giti wose urumva bizi ko yakiriyeho aho ntiwariye kuri cya giti gusa niyigizaga nkana yari yakiriyeho nta makuru y'ibyaha ifite atari abantu bareze atari umurezi wayajyanye amakuru wajyanye amakuru umurezi nta murezi wajyanye amakuru yo kurega hari ibintu yasetinze yego cyangwa se hari yavuga ati nurya kuri kino giti no gupfa uzapfa irigendera yego ikamusura ikimenye ikintu cyanangaje rero ariko ubanza ukarangiza ku kantu ikamusura ikagaruka bukeye hari ikintu cyabaye kinyuranyije n'icyo yashyizeho irazira baza se aho ntiwaba ko wihishe aho ntiwaba wanyura yaje ngwije kumusura bisanzwe wanyongera amabwiriza none semi yari kuba yabyitayeho ibyo bintu yego ikagaruka yego kumusura ngo bisanzwe n'ubundi saa yamusuriragaho niyo yaje mu mafu ya nimugo nkuko byari bisanzwe ubundi yaba ari nk'ikintu cyabaye gisanzwe yari kuzakira kare iramubura yari kuje kumufata hakiri kare iramubura imubuza ati wagiye nihishe wihishe aho se ati aho ntiwariye kuri cya giti oya icyerekana ko Imana itanabikomeje nuko intari cyo yamutwaye yego ubundi yaba ari ishyira imbaraga ku cyaha ntago bari gukirana no kwanga icyamwishe cyangwa se cyatumye ibira bintu byose bimubaho si Imana kuko ni Imana yaravuze atabura uyu muntu wariye kuri kino giti yego aramutse ariye kuri cya giti cy'ubugingo yarama akabaho iteka ryose yego iravuga uti uyu muntu aho kugira ngo arameho iteka ryose yego kumve ko nabyo biri mu rukundo iravuga ati kugira ngo arameho iteka ryose aramiye muri no mu ruho sibyo yapfa nkazamuzura akaza mu bundi buzima butari akaba mu bundi buzima butari uwo mu ruho yapfa nkazamuzura imubuza kujya ku giti cy'ubugingo kugira ngo ataramaho iminsi yose akaramira muri uwo mu ruho ibyo nabyo byerekana urukundo rwayo icyabigaragaje nuko ngo yafashe uruhu rw'intama bambe uruhu rw'inyamaswa yego kuko ntibavuga iyo ariyo ikamwambika bya bintu byamutaraga isoni bigatuma ahunga mu maso y'Imana kugira ngo atazagaruka nabwo agahunga kuko isoni zatumaga ahunga iravuga ati uyu muntu nakomeza guhunga yego sinzabona uko mubona imwambika nanone iki imukubita uruhu iramwambika yambika za soni z'ubwambure bwe kugira ngo atazongera kugira gute kuyihunga wa muntu ibwiye ngo uzajya mu isi imeze gutya yagiye yamwambitse Imana niki ni urukundo rutagira akagero uwo muntu rero ngo utigeze kumenya icyaha yakibaye yego yakibaye yambaye umubiri igiye ku musaraba igihe yambaraga umubiri nibwo yamenye icyaha utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo noneho twebwe muri we duhinduke nuvuga ngo kudushyira muri we ni muri icyo bita ubuntu kudushyira muri we ubundi nicyo cy'umuntu niyo mpamvu tutumva agaciro ko kuba muri we kuko dushyira muri we Imana muri we yaduhinduye gukiranuka yego kwayo twebwe twahindutse gukiranuka kwayo nuvuga ngo iyi Imana irebye njyewe nawe ibona gukiranuka kwayo kuko yo gukiranuka ntabwo kwita imirimo oya urumva ibyita iki ibyita iki ibyita icyo gikorwa ikigurana yakoze ibyita iryo gurana ryabaye nicyo yita gukiranuka uko gufata ibyaha ikabishyira kuri Kristo no kuhinduka muri we twebwe tukaba nka Kristo nicyo yita iki
gukiranuka. Yes. Rero bavandimwe, yego ikintu gitangaje ari nacyo kitugora kigatuma tutamera nkayo, yego tutumva ko tumeze nkayo. Umva ikintu kitugora nuko twebwe tubona ibyaha ku bantu, yego. Yes. Uno kubera ikemi uzi kuntu ivuga ku rukundo ntirubari kibi ku bantu, ntirutekereza ku bantu. Nese Imana si rukundo niyo. None se wahindutse gutyo, yego wahindutse uko yakugize, yego. Yes. Ukibabaraho gute kandi rutakibabaraho? Kuko muri Kristo arimo Imana yingiye n'abarimwe si bose yabikibabaraho. None ikintu gitangaje umuntu ahita avuga ati ariko ubwo iramutse itabibabazeho, yego ngewe wizeye, yego sinabamombye kubera iki? Uzi impamvu naje kwivumbura biriya bari abantu bakora nawe ubishaka cyane cyane azumva bahita bavuga gusambana niyo yaba umukecuru rukukuri ubanza abantu bose bashaka gusambana shora ko birimo ibanga tutazi ahita ko none ngo twisambanire wabyumvishe ese ubu n'ubwiye ngo yego wabukoza ikosa umubwiye ati akubaza ati none twisambanire akavuga ati yego yahita avuga ati ntiwumva ati numva ko yanyigisha gusambana. None se ikibazo se ni njyewe se ubyigisha cyangwa urashaka guhamya yuko nta kiri ikintu nyine kugira ngo umuntu ababarwaho gukiranuka uretse no kuvuga ngo cyangwa se ababwiriza ntago batinya kubwira abantu ko nyine abantu baherutse gukiranuka batabikishijwe na bya bindi bakora kugira ngo abantu wenda batabacamura bagacamuka bakajya mu byo, yego niko babitinya. Ariko si ubundi umuntu yakiriye ubuntu sibyo ni ukubera icyo ahita yumva yasambana. Si wumva ko warimo ikibazo? Umuntu yemeye ko Imana ibubara nko gukiranuka kwayo, yego kucyo ahita yumva yasambana. Wabyumvishaho ikibazo kiri kucyo ubundi umuntu yumvishe yakiriye ko Imana imubara nko gukiranuka kwayo, kucyo ubundi umuntu ahita yumva yasambana. abasanzwe ashaka gusambana cyangwa se niba ashaka kwikorera si wumva akabibuzwa n'ibintu runaka kimuhagare ku mutima kimutera ubwoba. Bara niho nakoze nkubwira nyuma ya mikoro ntago umuntu azi kamere kuntu ikunda guca bugufi no kutandagara no kudasebwa. Ubundi se ibi bintu abantu bose bakora bitwa imfura n'inyangamugayo ni iki? Sibyo? Ni iki cyo cyabiteye? Ni kamere yo kwicisha bugufi idakunda guseba. Kamere yo nikunda guseba nakagira umuntu kubeshya. Ntabwo bikunda. Ariko se ubundi igihe cyo nshaka kumenya noneho tubivane mu byoroshye tubishyira mu bintu bifatika bitari amagambo. Haramutse haje impanda hano hejuru, impanda nyine ni cya gihoni kivuga buri wese akumva, yego kikavugira hejuru kikavuga kiti hero amajyepfo n'amajyaruguru, hero amburasirazuba n'uburengerazuba, nabamenyeshaga ko muri Kristo ariho Imana yiyungiye n'abari mu isi bose nta kintu Imana ikibabaraho. Sima ndivuge mu gice tukabituriwe twirivuga, yego abantu babyizera. Icyo ni icyambere utarasubiza hagahita haza nk'umuntu bahagarariye ngo none twisambanire ngo twiyibire se ngo ubwo siraza kuvuga ko tugiye kugira gukira gutya akavuga ati yego nta kintu kiba. Ibyo bintu mushe mushaka gukora byose byahagaritse umutima, mwabikora mutabikora ntabwo abibona. Abantu uko babyadukira oya ntabyo bashobora kamere ntuyizi ntabyo bashobora. Ubwo rero mureke twigisha ubuntu bweruye. Umuntu akora ati twiyibire se ati yego byose twiyibire kuko n'ubundi ntabyo yajya kwiba. N'ubundi kwibarega ntibibujijwe, kwiba ntabwo bibujijwe. Umuntu abatinya ko bashaka kumufata bakamuvuna akaboko ariko ntibibujijwe. Ni ukuvuga iki? Ahubwo iki kintu nyine cyo guhinduka gukiranuka kw'Imana nicyo umuntu aba atumvisha. Ntabwo ubuntu ari icyo kintu nyine batubwiye, ahubwo ubuntu nicyo kintu baduhaye. Icyo kintu baduhaye urumva ni Imana iguhaye yaguhinduye cyo ni kamere y'Imana. Niho umuntu yibeshyera. Icyo kintu baguhaye, icyo kintu yavuze twahindutse cyo erega twagihindutse. Icyo kintu baguhaye nicyo kintu Imana iguhaye yaguhinduye cyo ni kamere y'Imana. Niho umuntu yibeshyera. Icyo kintu baguhaye, icyo kintu yavuze twahindutse cyo erega twagihindutse. Icyo kintu baguhaye nicyo kintu Imana iguhaye yaguhinduye cyo ni kamere y'Imana. Niho umuntu yibeshyera. Icyo kintu baguhaye, icyo kintu yavuze twahindutse cyo
umuntu abasanzwe asambana asanzwe yiba asanzwe atukana cyangwa se n'ibindi twari tubona tukabona ko ari ikibazo nubwo twamaze kumva ko Imana itabibara none wamubwira ati twakijwe kubw'ubuntu nta kintu Imana kitubaraho twarababariye ibyo nko kuvuga ngo byose twarababariye mwene magambo twarababariye ngo nase kutwikorera ibyo dushaka no ndusambana ngo twisambanire kandi nawe yasambana kasanzwe abikora kubera iki nyine akomeza kumva ko none ari bariyo rigiye gucika yego kandi n'ubundi asanzwe yica iyo yasanzwe yica n'ubundi asanzwe yikora urumva ni kamere ibyo nibyo ndimo kukubwira nyine ni kamere ni umushukanyi yego ni ku ijambo ry'Imana rivuga kamere ni umushukanyi ubwo wumva atari wowe wari usanzwe ubikora yego hari ikimukoresha yego ibi ntabwo ari njye bikoraga yego ariko none umbwira ati none ngiye kubikora none yego nicyo ahubwo wabyumvishe neza no kuvuga ngo rero nyamara Imana iduhindura ndagasubiramo akakantu ubuntu suko batubwiye ikintu ko baduhereye ubuntu ikintu natanze akagiro ko kugwa ino Bibiliya ahubwo iyo Bibiliya ngo haye niyo buntu yes noneho twebwe rero grâce cyangwa se ubuntu tubufata nko guherwa ikintu gusa iki kintu niba nta gaciro kikaba nta gaciro gifite noneho twe uko kuduhera ubuntu akaba ari two twita ubuntu noneho cya kintu cy'agaciro twahera ubuntu tukagenda tukakirambika none se waguha wenda sibyo nk'umutako akaguhera ubuntu ukawushyira mu nzu yego yes wita ku gaciro k'umutako cyangwa wita ku gaciro kuko umuntu yawuguhereye ubuntu nita icyo gikorwa yakoze n'ikinsigara mu mutima wabyumvishe nuvuga ngo wa mutako yaguhaye nta kamaro ufite niyo wamenya kandi uwo mutako ni wundi witwa ubuntu naho rero Imana irimo kuvuga wa mutako niyo wameneka ariko muranzirikana ko wawumpereye iki umuntu wabumaye nta kiguzi yanciye yego aho rero niho hari ikibazo nyamara muri Kristo Imana yiyunze n'abari mu isi yayo kibabara w'ibyaha kubera ko yabahinduye gukiranuka kwayo icyo kintu ndicyo navumbuye ku buntu ntago duha agaciro icyo twahawe ahubwo duha agaciro ko twagiherewe ubuntu nyamara icyo twahawe ni iki yavuze ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi yari yuzuye ubuntu n'ukuri kandi ubwo buntu nibwo twagize gute twahawe ho yego bavuga ngo iki Imana niyo buntu kuba yatwisangije nicyo cyitwa ubuntu ni nacyo dukwiye kuba cyo yego grâce rero abuntu rero ntago tugenda ngo tube bwo ahubwo duhora tuvuga ko twafite ibintu twaherewe iki ubuntu ngaho ikibazo kiri ku buryo iyo bavuze ko Imana yego itabara ikibi ku bantu twe tuba tukibabaraho kubera iki kuko tutahindutse kwa gukiranuka kwayo iyo ivuze ngo ni urukundo rero bari kibi ku bantu twe tuba tukikibabaraho ndushaka ibyarwo twe tuba tukibishaka ntibutekereze kibi ku bantu twe tuba tukibitekerezaho ubwo twanze kwakira byose twe tuba tukibabaraho tuba twanze kwakira iyo mpano nk'aho ari y'agaciro ahubwo tukakira ko twayiherewe ubuntu cyane naho ngaho ikibazo kiri nyabara ubuntu ni icyo kintu twahawe ni icyo kintu twagizwe cyo nicyo cyitwa ubuntu twahawe ibyo ari byuzuye nde Kristo niba yuzuye n'imbabazi niba yuzuye n'urukundo nibyo twagizwe byo no kuvuga ngo twebwe nkuko dukoresha urugero niba duhawe urwo rurabo tukarumanika hariya duhora duvuga ati mbega karabo keza ariko icyo gikorwa cyo kuduha ururabo ntikibe ubuzima bwacu bwa buri munsi urwo rurabo ni nyine ubuzima bwacu naho twakwibagirwa waduhaye ururabo ariko tukaba turubona hariya icyo twebwe twiberamo nyamara twakaba tuvuga ati ururabo niwe rwawe rudamanitse hariya ariko igikorwa cyo kuruduha cyarabaye turakizi kigomba kuba ubuzima bwacu yarara ubu niyo bita grâce niyo bita ubuntu ni uguhinduka yego icy'Imana iri cyo kubera ko muri Kristo yafashe ibyaha byacu ibishyira muri we
natwe duhindura gukiranuka kwayo. Iki gikorwa cyita ubuntu ni ugufata yego icyo Kristo yari cyo n'icyo twari cyo, Kristo akajyana icyo twari cyo, twe tukaba icyo Kristo yari cyo. Ubu rero turi icyo Kristo yari cyo. Niba Kristo yavuze mu migani ngo yari ugukiranuka kw'Imana, yari umunezero w'Imana, icyo nicyo turi cyo. Si twabisomye mu migani ngo ibinezeza byanjye byari kubana n'abantu, ngo nari umunezero wayo iminsi yose. Icyo Kristo yari cyo nyine utarigeze kumenya icyaha, icyo yavuze utarigeze kumenya icyaha, icyo gihe yari cyo nicyo natwe twabaye cyo mu Mana. Niyo mpamvu Imana itatubaraho icyaha, ni uko yatugize icyo Kristo yari cyo. Mbese Kristo yigeze kumenya icyaha? Icyo rero icyo yatugize ahubwo nicyo dukwiye no guhinduka cyo. Nicyo dukwiye kwigisha kuba cyo, nicyo dukwiye kubwira abantu kuba cyo. Imana rero, Imana ibyo ikiduha koko kuko kuba mu buzima butabaraho abantu nkuko nayo itatubaraho, urumva ni urugendo. Sinavuga ngo umuntu yabyo agahita bishobora. Yabishobozwa no kuba cyo nyine, no kwemera ko uri cyo wundi kwanza. Mana kuba duhaye ubuzima bwawe ariko ngo yarabusutse, yabuturangurijemo, bukwiye kudukoreramo rwose. Yarirekuye iduha ubuzima bwe, atanga ubuzima. Kandi hari muri ibyo bivuga ngo yarirekuye atanga ubugingo bwe ngo kugira ngo twebwe duhinduke. Nkajya nkureba we ego Daniel, kandi ikintu gitangaje umuntu yumva ko abayeho atabari kibi ku bantu, aribwo abantu bamukorera ibibi. Ariko reka nkubaza akantu gatoya. Iyo ubwiye umugore wawe kumukunda ukamwizera, ubu mubwiye kujya gusambana? Dutekereza ko uramutse ubwiye umugore tugiyewe narakubabariye, nta kibi nkubonaho, nta kimeze kukubaraho, byatuma kujya gusambana. Yahita ati, dutekereza ko umugore atavuga ati turakoze cyane, yego tugiye guhera ku murongo. Kandi ntago azi ko ahubwo ari wo mugozi wo kumuzirika kugukunda. Abatse uno muntu utarasama ngo icyaha ndamuhemukira ngo bigende gute? Ngaho ikibazo kiri rero, yego no abantu duteye nabi, ariko Imana ishimwe kuko itatubaraho icyaha, sibyo? Amakuru arakiza cyane rwose. Inyigisho ni nziza, aya makuru arakiza kuko ni uko gakiza. Ni uko Imana yiyunze n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ahubwo iyo iryo jambo umuntu aryumvishe aratitira akavuga ati kuko Imana, kandi biterwa n'ikemi. Imana ishobora kuba twarayize nabi, nasi nyine kumva twarayize neza. Imana tuyifiteho amakuru, yego atariyo. Barayihemukiye cyane Imana barayihemukiye, bayivugira ibyo itababwiye, bayitumikira nabi. Abantu baraza baratubwira uriya mugabo ni umunyamwaga, ku mugani wa wundi ni umugome, imurira muri circumstance, muzarwana ntuzamukira, narakubonye irege ku ruhande uzamubwira icyo warebaga. Baduhagarika imitima. Uzi ukuntu yigeze kuvuga, baciye umugani muri Matayo bavuga ngo yiteguye ibirori, abantu banga kubitaha abo yari yatumiye. Iravuga ngo nimujye mu kirorero mutitaye, sibyo? Ngo ubwami bw'Imana bumeze nk'umwana w'umwami wacyuje ubukwe. Yamara gucyuza ubukwe akagira ate, akaza ngo agatumira abantu, abo yari yatumiye bakanga. Ahubwo ati nimujye, ngo barimo barihingira ngo nibo, kandi abo n'Abisiraheli yavugaga. Ngo akajya mu kirorero rero mu muhanda akabwira abagaragu be, mugende muzana abantu bose, ababina abeza bazane, baze mu rugo barye. Ngo ibintu byiteguwe kugira ngo batanabona ko bambaye nabi, ngo bakajya banyura ahantu bakabambika kugira ngo badagira ipfunwe yo kwicara mu birori basa nabi. Yego, ubundi bari no gukiranuka ariko yakuduhereye, no kugira ngo tutagira ipfunwe. Ni nabyo yakoreye Adamu, no kugira ngo atagira ipfunwe yuko yambaye iki ubusa, kandi Imana yo yarizi ko yambaye ubusa.
rero bababwira ngo iraza ngo muze mu birorero mutoragura ababi mubazane bigeze bavuga ngo muzana abeza gusa muzana ababi n'abeza mubazane abita inyangamugayo n'abita abanyabyaha abita inyangamugayo n'abita abanyabyaha bose ntiyagire n'umwe mugira gute musiga baze batahe ibirori by'umwami ngo ibintu byose byagize gute yiteguwe ikindi kirenze ibyo ngibyo babandi bita inyangamugayo nabo banyura hano babaha imyenda nk'iyo bamwe bita abanyabyaha nabo baba mwese muba umwambaro umwe ngo bambike umwambaro babambika umwambaro umwe bose baraza bataha ubukwe wabyumvishe ni ukuvuga iki rero bavandimwe mudukurikiye yego Imana yinze n'abari mu isi nta kibazo ibyaha byabo iyo mitekerereze ndashaka ko tuyinjiramo tukumva ko Imana yatugize ukwiri no kuvuga ngo ukwiri niko yatugize natwe iki ari cyuzuye iyo mitekerereze yuzuye niyo natwe yatugize no ngo ibyo umuntu yajyanga yabyemera niko byagenze ntacyo byagenze wabyanga babyemera niko byagenze Imana ahubwo yatanze itangazo rero ivuga ikintu gikomeye cyane ngiye kukigusomera ayo nawe ngiye gusoreza nzakomeza kuvuga ku buntu mvuga impamvu none abantu batabwemera ariko ngiye gusoma uno murongo nari natayemo hagati wa 20 ari nacyo gituma nicaye hanga kuri kamera iravuze rero ngo nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cya Kristo yego kuba Imana yarunze n'abari mu isi ntiyabibara kibabara w'icyaha nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cya Kristo kuko Kristo ubundi nibyo arimo gutangaza nuko arimo gutangaza ko muri we nibwo butumwa arimo gutanga nuko muri we nta kintu Imana kibara ku bantu sibwo se siko avuze se utageze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana yego umurongo wa 10 kuko muri Kristo ari Imana yingiye n'abari mu isi ntiyabikibabara bicumuro byabo kandi noneho yatubishije ijambo ry'umwuzuro muri Imana Yesu arimo aratangaza ngo ni muri ngewe Imana yiyunze n'abari mu isi ntiyabikibabara bicumuro byabo niko Kristo yagombye niko Kristo arimo gutangaza ariko navuze ngo nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cye ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe yego turabahenda rero mu kimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana ngo Imana nta kibazo bafiteho namwe mukwiye kumva ko Imana nta kibazo bafiteho ngicyo cyo bita kwiyunga n'Imana ni nabwo butumwe tugiye kugira gute gutangaza niyo mpamvu bivuga ngo namwe rero muri intumwa mu kimbo cy'uwo mubabwira uti nta kibazo mufitanye n'Imana ariko tuzareba n'ikintu bino bintu bimara umumaro wa bino bintu kuri Imana yego itaba ari kibi ku bantu inaka ikaba itatubwiye bambe ikaba yariyunze natwe ikaba itubwira kwiyunga nayo bimara iki niyo tuzakomereza bimara iki ibyo bintu ubundi bimaze iki kuba Imana itaba tubara w'icyaha kubera ko yinze natwe muri Kristo bitumariye iki bizana iki icyo kintu tuzagikomerezaho kugira ngo abantu bazagaruke baze tukongera tuganire tuzagikomerezaho icyo kibazo tuzahera ubundi kuba Imana yarunze natwe tukiyunga nayo inyungu ni iyihe naho tuzabwira murakoze mugubwe neza mu mwami wacu mwibuke kudukurikira ku gihe cy'ubuntu na Yesu TV wabishaka byose washobora igihe cy'ubuntu hari umuntu nijoro na postinze ikiganiro yabanditse ngo Yesu TV araseka cyane ubwo se Yesu ashinze channel ati ahubwo ni wowe ishinze kuba atari wowe ishinze ahubwo ni ikindi kibazo nuko Yesu ari gukora nuko Yesu arimo gukora ubu ntugire icyo bitekereza kose ko ariko yavuze ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha cyane ubwacu kugira ngo muri duhinduke gukiranuka kw'Imana kuko muri Kristo arimo Imana yingiye n'abari mu isi ntiyabikibabara bicumuro byabo natwe duhindura intumwa cyane zo kuvuga gutyo nuko rero nta kibazo abantu bafitanye n'iki n'Imana nibwo butumwa kandi niko Imana ibibara cyane iyo mitekerereze yo natwe nicyo yaduhinduye cyo niyo mpamvu navuga ngo hari igihe tubifata nko kubyitwa ubuntu twaherewe ariko ntidufate iyo mpano nk'aho ari cyo ubuntu twahawe iyo mpano yo kuba Imana itaba ari kibi ku bantu nicyo natwe yatugize cyo kuko ikimwuzuye nicyo natwe twageze gute twahawe
Imana ibishimirwe cyane, murakoze, amen. Itubwira abanyamahanga bararangiye.